Tubahaye ikaze mwese mukurikira Radio Isango Star. Uyu ni umwanya mwiza wahariwe ikinamico y'uruhererekane yitwa Uruhuri mugezwaho na Ishya Culture Troupe. Iyi kinamico igamije kugorora, kwigisha no guhugura hagamijwe iterambere rirambye ry'Abanyarwanda. Ndakwibutsa ko iyi kinamico muyikurikira kuri Radio Isango Star kuwa gatanu saa 12:15 z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa 2:45 za mu gitondo. Ntabatindiye, reka mukurikire umukino. Maria, Karame, wari wantumyeho ko nshaka. Shaba wakoze kuza pe, amakuru sumaze iminsi waye ko nakubuze di. Amakuru ni meza, wahora n'iki ko kanya gasigaye karabuze. Dore maze iminsi mu mahugurwa y'abamutima cyane w'urugo, bimwe byo. aho twaganiraga ku bijyanye n'imibereho y'abana b'abakobwa. Tumva ahubwo nanjye muzabinsangizaho. Ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Sha rero maze iminsi ngushaka. Ibyanjye ntabwo byoroshye. None se Korotiri. Nakubwiye kwa mukobwa wanjye muto yagiye. Reka da. Sha Yagiye se umwana muto kuriya mwamujyanye he muri ibi bihe ko nabonye bitoroshye. ariko Korotiri ntabyo wamenye cyangwa uri kwijijisha. Nukuri reka nkubwire, narabyumvise ariko numvise ari nk'ibihuha, ndavuga ni nzakwibariza. Naho rero ubu yagiye atwite kandi ntamuteye inda ntabwo nmuzi. Ngo ntago namutenda mu muzi. Namumenya neza Ko bivuga ko umwana yafashwe ku ngufu, yabibabwira mukabyihererana, ko ngo bakabihengekana bakabaha amafaranga, mukabirangiriza mu muryango. Siko byagenze. uhora ndorera amagambo y'inaha ngaha. Waba warabiganirije nde? Simikango se abivugaho iki? Nabiganirije muganga na ntawumenya. Hanyuma? Gusa baramfashije pe, barankomeza. Sha tujyana gushaka amakuru y'aho umwana wacu yaba yaragiye. Naho Simbikango we, iyo mvuze ku bana bacu. Umva yenda kumena umutwe. Reka. Ntabashaka no kubyumva. Nk'ejo bundi bwo yamenye isosi ishyushye turi ku meza. Musi nkamubwire ngo ibyabo bana ngo bindaya ngo nabyaye indaya ngo nzashaka ahandi nge. Cyanyumvira. Abana bawe wabyaye ku giti se bakobwa bakowe. Nta n'isoni. Akumenaho isosi mwari mugiye kurya. Ako sibwo wabiretse ko. Ntibyumvikana pe. Ubu reba hose ntumbaze ngo nibise biraha. Umuntu yakubisemo ninjye. Ihangane Maria, ihangane n'ukuri. Ariko birasimikango yabaye ati koko. Ibintu ntuzabiceceke. Baba we mbabarira. Uramenye ntazisenyera wa mugore we. Ariko ntakubeshya amaze kumugaza n'ukuri. Amata kureba cyane yengeze yarakutse. Ishizo zirandembeshe. Ubundara no mu cyumba cy'abana ndiravuga ki. None ngo ukawumva bizakomeza gutyo. Ntabwo mbizi Korotere. Ukuvuza abana ugakubitwa, ugatuka bikarangira gutyo gusa. None sipigire. Abakobwa beza. Yes boss. Mwiriwe. Ni sawa patron. Akazi se biragenda. Ewa n'ibintu salama. Kabisa ibintu n'amahoro. Murabona uyu mwana w'umukobwa mwiza nzanye yitwa Fiete. Fiete ariko ntabwo wazi ikinyarwanda neza. Umwana nakuri mu baturanyi. Abaturanyi mu Kongomani n'umuge. Abaduhuje abatushobora kuvugana tukumvikana. Abarundi abashinga nta. Hirya hangaye Bujumba. Nabona ari na keza di. Turakizi mugabo. Namurebye mbona zakazi ariko hari byinshi muzamutoza. Boss akazi k'ubutoza twebwe twizeye ko si yo ntore yawe iraregeye kweri. Mugerageze mu musirimuri. Umusirimuri amenya akazi. Gusa nawe ndabona ntacyo gatwaye, kari cute ni keza. Nta kibazo rwose, ni kari mu muryango rwose w'abasirenga. Sha naze nyine dufatanye gukurura abakiriya. Hanyuma nizere ko akazi kagenda kandi ntibakabibe ngo babashuke. Nawe bagenda batabishye. Kusugo ninde watwe. Ibintu n'ubutengamare boss. Wowe ntutugire ikibazo. Sawa rero, hari ahantu nyarukiye mu kazi kandi ngiye gushaka ahantu nafungura kandi kabari keza. Okay, nakumbuza akatwereka mu minsi iri imbere akabari gashyashya. Mukore neza. Yes boss. Cyakora Fie ntabwo ari kukunyuzura pe, ariko iyo myambarire usibye n'abakiriya n'umukene wo hanze ntabwo yamukurura kabisa.
ukanswe umubosi uba wishyuye ngo aze kunywa icupa imbere ye haca abantu bazi gusireyinga se nk'izo ngutiya kweri ese iwanyu ibintu bya make-up murabizi ubundi njyewe rega nasabye akazi ko guseriva mugabo ntago nigeze nsaba ako ngo guseriva we nta nubwo nzi uko gakorwa none se tanti guseriva ntabwo ari ukuzana ibintu gutyo gusa ugenda utambitse ibirenge icyakora murambwira ibizana amafaranga menshi ushaka amafaranga ibishobora kuyatanga ibintu byawe rero byo kuvuga ngo waje guseriva bifite ibintu byinshi bijyana ubundi serivisi ni wowe urumva serivisi ntabwo ari fanta cyangwa byeri uzabuzanye erega mumbwire sindumva neza akazi mwebwe mukora hano mukaba rimwe mu nyigisha rero nange ndasirimuke umva twese hano turi VIP sheri uzi kwimurika se ntabwo ari gucana amatara ni wowe uri umuri nyine imurike turebe bazi ibyo bikorwa gute mugabo shashami reka nkubwize ukuri uyu mufiyete ntabwo akazi azagashobora nkurikije ubwitonzi murebana wikirirwa unavuga byinshi mureka agererwa ateruye inzoga atimbagurana n'abakiriya ndabona ntazi iby'akabisa ndabona nanjye nta kintu nta n'umwanya twabona nubwo twemereye bosi kumumenyereza kereka duha imyaka nk'itatu sha ahubwo bazakujyane mu gikoni nta n'umukiriya ugomba kukubona wowe teta karame ngaho byukurya dore ndahishije sha ugira ngo sisha ngo ndabibasha ko nabihuzwe burundu banumva nshaka ikarajya guhekenya ubanza ahubwo uzangurira umufuka yego ugize ngo iki teta usigaye urya amakara gusa yego kwa mwana yanjye oya uragerageza ahubwo se mbwira muba mwarabonanye ejo hashize yewe twarabonanye ariko yarantutse arangarama ati sinirinda sinzi aho wayipfuye nuko ushandurwa nyine amafaranga 1,000 mu maso ati fata uzimenye nushaka uzayikuremo cyangwa uzayibyare sha nitegereje ukuntu yahinduye isura n'ukuntu yirwaga ntaka ngo ndi mwiza ndumirwa abagabo sha abagabo imana izabahembe gusa nta kindi navuga yo teta ndumiwe pe ariko ihangane kandi ukomere shikisha kandi imana ndabizi neza ko izagufasha ukabyara neza nta kibazo ahubwo rero utwo dufaranga yaguhaye uzadufate neza uguremo imyenda y'umwana kandi uzabasha no kwishyura mu bwisungane bwo kwivuza si byose utazahura n'ibibazo byo kwivuza ugasanga nta mafaranga ufite cyangwa se nta bwisungane ufite kandi ikindi ngiye kugusaba ujye wemera uvunike ariko ujye kwiga uzihanganira abaguseka ibindi naho imana sheri karame sheri ndifuza kuzakujyana iwacu tukabasura dore ko twatangiye no kwinjira mu mushinga w'ubukwe ibyo nta kibazo pe gusa numvaga twazabanza iwacu yihutirwa kuko namaze no kubabwira ko nzabazanira umukazana hagati aho tangira unapanga uko ubukwe buzagenda n'ukwezi kwiza twabishyiramo ndetse n'ibizakenerwa mongera rwose ntugire ikibazo pe ntakubeshya ibyo bimparire nzagerageza kubitunganya kandi neza ntiwumva mukunzi reka nkubaze ndakumva sheri nyine wa munsi wo kwambika impeta nubwo nzagutungura ko numva ntazatera ivi nta mugabo wateye ivi rwose kandi warambwiye ngo biriya bintu urabikunda ese sheri gutera ivi bigutwaye iki ngewe mbona ni ukuri nta kibazo ni umuhango mwiza nyine nk'uko wifuza ko nakubera umugore shaho uzabikore gusa ntuzantungure basi uzaneguze ashirika nta mugabo wateye ivi pe ababaye nk'ihene simba ashaka no kubireba umuntu nkanjye w'umuyobozi nakubise ivi hasi nk'aho hari igihano ndimo ariko kaga karame makuru ikintu ndi kumva hanze nawe uri kucyumva reka ni papa uri gukinga igikoni namwumvise ndabona ari uje da pa wiriwe neza mwiriwe rero ubu twanze kuryama utaraza nuko ye murashaka kundyama hose niko kaga karame papa
mwirundangije mu nzu mushaka iki mwebwe kuki mutagira icyo gukora nk'iriya mbabura bayibye mwayigura iki ko mukennye muzi ko natwe twugarijwe n'ubukene papa ko mukanura amaso se papa n'iki se turagira ngo tuganire ku kibazo cy'ibikoresho by'ishuri rwose papa mba mbona nitutabigira kare bizaba nk'ibisanzwe n'ubundi dusanzwe tujya ku ishuri nyuma y'abandi minerval ikaba ikibazo rwose dushaka iki kibazo kirangira uyu munsi yego rwose niko basha karame papa mbo ngaho mumbwire mwarimu nababaza ingaruka corona yabagizeho mu muryango wanyu muzajya musubiza iki ko mwangaga no gukurikira televiziyo ngo menye amakuru mwanjije imwe corona yateje ubukene mu muryango nuko sha undi corona yatunywesheje igikoma kitarimo isukari iturisha akawunga katagira imboga tetwa ubwo ibyo bisubizo urumva ari byo uzaha mwarimu wawe n'ikibazo nabaje yaduteje uzi kuri idebe ariko se nkuba reka nkwibarize kuba utashye uvuga nabi nk'ubwo kuko urenze kwita umwana idebe umuzize iki ikibazo ubajije si cyagusubije murekate urashyanuka akomana yanjye wa mugabo we ngewe uranzurananiye abana barakubaza aho kugira ngo basubize ukababwira nabi buriya bansuje ibibazo nababajije none se kandi ubanza waribyaye reka nkubwire rero wa mugabo we wowe uragira uta abana bawe ubundi aba bana ni wowe bagiriye ku gisebe aba bana waguriye amakayi se abana wajyanye ku ishuri se wirirwa usinda gusa ukataha wanyoye uruka inzoga aho ngaho aho kugira ngo bahize inshingano z'urugo ya nkuba nagiye kera ku busa ubu ntimunyumvira ibyo mama wanyu aba ari kunsubiza ako papa wari watubwiye ko tuzakwibutsa ejo maze uza wasinze ngo nakwita usinzira mu ntebe twanga kubyutsa mva mbese ngo mwanga kumbyutsa aho mbyukiye se umva ye aho ubyukiye ntiwashidukiye hejuru ngo wakererewe ku kazi ugasubira ku kazi wambaye n'imyenda wararanye ngo wakererewe ariko ye ariko naragenze ndabona disi wari wabona iki se dore ejo bundi baherutse kuza kureba izi ntebe zacu bavuze ko nibatabona amafaranga yo kwishyura inzu bazapakira izi ntebe bakazijyana bakazigurisha yababa we baje ryari makumi na kagabo mwe mugiye mvugane na nyoko murekate karame nizere ko batasanze televiziyo hano muri salo rero utangiye kuvuga gakeya kuko wumvishe yuko baje kureba intebe bakaba bagiye kugucucura nari nababwiye ko najyanye kumukanisha umva uraje ubone sheri kumbe waje naje cyane bite sumeze ute meze neza wowe umeze ute shana amahoro nta kibazo wiriwe neza niriwe neza ko watinze gutahaza shana hatinze ariko nagomba kuza uko byagenda kose mu kazi hari ibintu byinshi bikiri hirya no hino ko byagomba kurangira nkaza ni ukuri sinarinzi kuri bunceho gusa igihe duherukana none kuko nagenda nakunyuzeho ntabwo byashoboka ibaze pe ntabwo byashoboka reka mu nzu rero tujye mu nzu se waretse se reka tuganirire hano n'ubundi ntabwo ndi butinde ariko ni nabyo kuko tutararyamye tutamusakuriza reka tuganirire hano tuzafata igihe gihagije cyo kuganira nitugerayo nitugera he arishe ntabwo nakubwiye ntacyo wambwiye mu rugo iwacu hari ikirori mu minsi iri imbere ntabwo wari ubizi yego ko ndashaka ko tuzajyana umva tukamarana umwanya tukaganira sinzi nyine ariko se sheri kwisubiruka bigenze bite usubize naho urikuye urambwiye ngo dushaka ko tujyana he mu rugo nese ntabwo tuzajyana ubu se n'akanya wibagiwe uburyo wanyu banyanga ko se sheri ugaruye bya bintu byawe byo kuvanga urwango mu rugo ngo ibiki n'ibiki ibyo bintu wagiye ubireka koko oya ntabwo nanahatunguka sinshaka no kubitekerezaho hasi sheri wakomeje ko ntabwo tuzajyana cyangwa uri kunyisha ngo ndakomeje rwose ndakomeje ako sheri nawe ibyo bintu ujye ubireka yego birashoboka yuko bakwanga ariko se ni gute wakwemera ko urwango rwabo ruganza urukundo rwacu tuzajyana ibyo bivemo sheri singiye kuvaho ngo nkubeshye sibyo urabizi ubushize uburyo byagenze uribuka uburyo naje iwanyu nkarinda amava nta n'unsuhuje bari mu gikari baganira bariya nabo banyagasani ubu se aka kanya wibagiye mesaje mushiki wawe yanyandikira
ibyo bintu sheri ugomba kubyihorera ibyo bintu tukagenda Oya, ntabwo tukishima bishoboka. Byihorera gute urabyibuka amagambo yambwiye ndashaka iki ku musore wabo sheri ibyo bintu nawe jya ubeka oya rwose kandi yanambwiye ko nibongera kuhambona bazahankubitira aho sheri undi uzagira umutima ukomeye ryari umutima ukomeye ku buryo nzazi iwanyu batanshaka nese ubwo kuramara amaje ntabwo tuzajyana unabyibagirwe rwose. mwakoze mwese kubana natwe ndizera ntashidikanya ko mwanyuzwe n'uyu mukino. Niba wifuza kuduha igitekerezo watwandikira ku mbuga zacu zitandukanye. Kuri Instagram ni Ishya Culture Troop, Twitter ni Ishya Culture Troop, Facebook naho ni Ishya Culture Troop, YouTube naho twitwa Ishya Culture Troop. Waduha kandi ubutumwa bugufi bw'igitekerezo cyawe kuri WhatsApp kuri nimero 0788 41 77 56. Ikinamico kandi iterwa inkunga na Isango Star. Njyewe na Jackie Nishimwe naho ubutaha mugira amahoro.